waheburyo mwami ushinyagurirwa. Kera utarasa mw'isi wari ufite ubwiza, dore ubu bagushyize kuri abo bambuzi. Indukirira undebe ukiza ukuri, impano y'imbabazi ndankuboneraho. Yesu warambwiriye ibyanjye wasize, umpa amahoro masa kuko nkwiringira, kandi imipfire yawe niyo yanyishije intera kugushima kubaho gusa. Imbabazi nizawe mucunguzi wanjye, naho urupfu rwantera ndacyakunkuramo. Rumipfa ryanjye Yesu usambe bugufi, urupfu ntirutsinda usamara ubwoba. Kuko umubiri wanjye usaba uruveho, nyamara nzakubona mu maso mukiza. Mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe, undeba inkovu zawe wagize ku bwanjye. Umpe kunesha rero nk'uko wanesheje, hahirwa uzapfa apfira muri wowe Yesu.